uhagarariye Trump muri Steve Witkoff. Yes. Bavuze ko batamushaka. Oya Jared Kushner. Uriya mukwe wa Trump. Niwe akenshi bunegosiye. Bavuze ko badashaka kuvugana nawe muri Iran. Niyo mpamvu rero baragaragaza kondisiyo bashobora kuganiraho n'ibyo baganiraho na kondisiyo byajya, ariko nta delegasiyo bari bakora yo kuganira, nta bihari rero. None abadukurikiye dusoza bumve ko hagiye gukorwa iki mu busesenguzi bwanyu? Yewe mu busesenguzi bwanjye nuko intambara hagati ya Iran na Leta Zunze za Amerika na Israel irakomeza, n'ibyo biganiro biraba, ariko bizaba neza ari uko bashyizeho izo delegasiyo ku mpande zombi, kandi hari uruhande rwagaragaje ko rwiteguye kugira ibyo rureka mu byo bari gusaba. Nibitaba intambara izakomeza. Dr. Amir dusoza. Nkuko professor bivuze, intambara iracyahari. Buriya nicyahagarara niyo buriya nicyo Amerika irimo isaba, nibyo bita conflict settlement, guhagarika bya bikorwa bya gisirikare. Ariko intambara irakomeza kuko intambara ni ndende, burya ifite ibice byinshi, izarangizwa no kubaho negotiation. Buriya n'ubu ngubu nkuko yabivugaga, buriya biganiro Pakistan niba yameye kwakira abo bantu ifite impamvu yabakiriye, hari n'ibindi bihugu n'abadage bashaka gufasha, hari ibihugu byinshi bishaka kugira ngo intambara irangire. Ariko ntabwo mbona muri aka kanya yuko nubwo ibiganiro byaba bihari, ikizagaragara ko ibiganiro byabaye cyangwa se byagize akamaro nuko tuzabona wenda intambara ihagaze. Ariko nta ruhande na rumwe ushaka guhomberamo, kandi noneho Amerika nayo gupfukamisha Iran nayo ntabwo iri tayari gupfukama. Nanone Amerika ntishaka kwerekana ko yatsinzwe, kuko ni igihugu gifite influence ku bandi bantu n'iki. Ikindi ntabwo Israel ikipfa na Iran, kuko buriya Israel na Iran, Israel na Amerika ntabwo batandukanye, nkuko Hezbollah na Iran bimeze. Nuvuga ngo burya Hezbollah ntishobora gutera buriya Iran itari inyuma yayo, cyangwa naho nkuko Israel nanone Israel kuba ifite ubushobozi bwa gisirikare bateye Iran yonyine icyo gihe, kubera ko yigire gukora lobbying buri munsi kabona ministre yagiye. Ariko igihari nuko buri intambara igikomeza, ariko twize izarangira vuba, kandi kubera yuko ibihugu byinshi byamaze kwinjiramo. Ntabwo iki kiri ikibazo cya Amerika nkuko nakomeje kwivuga, imaze kugira ingaruka no ku bihugu by'i Burayi. Ubwo rero bibaye rusange, abantu b'abagabo bashoboye bazi ibyo bintu uko bimeze, bashaka kwicara bakaje icyo kibazo kiri geopolitique, bakumvisha Iran ikava ariko nayo yihagazeho, na Amerika idasebye, bikarangira. Gusa no kuvuga ngo ese muri condition ngo niba mutazongera kongera kudutera, impamvu rero no kubanza kwivanaho. Impamvu ni yihe? Ubu Iran iramutse idafite nucleaire, ivuze ngo ibi bintu turabishenye, ntabwo yazongera guterwa. Ese iratera kubera ko ishaka nucleaire, cyangwa hari ibindi bintu bashaka? Ibindi bihugu byose byagiye biterwa, za Iraq, za Syria, nta nucleaire abantu bagafite. Ahubwo nuvuga ngo ni hari intambara ya influence Israel ishaka kugira, hari intambara y'ubukungu Amerika ishaka kugira ngo yigarurire buriya bukungu bwose buri kare gace, noneho ishyira abayobozi ishaka ibashe no control. Iran rikaba aricyo kibazo cyonyine yagize. Ibindi bihugu byose bituye hariya byose yananze kwifata uretse Iran. Aho rero barashaka kwenda kugira ngo bari mu ubuyobozi wabafasha, ariko mfite icyizere cy'uko rwose iyi ntambara izarangira, kuko buriya abazungu gukomeza guhomba biriya bintu nabo barabona batorohewe. Yego, natwe tuzakomeza kureba aho byerekeza, niba barajya mu biganiro, niba ruhande ruremera kugira ibyo uruhara kugira ngo intambara ihagarare, byose tuzakomeza kubireba, kuko intambara iri kugira ingaruka cyane muri iyi si, mu buryo bw'umutekano, mu buryo bw'ubukungu. Ingaruka ziri kugera hirya no hino mu isi, kandi nta muntu wifuza ko intambara ikomeza, kugira ngo yaba ikiremwa muntu gikomeze kuhababarira, ndetse n'ubukungu bw'isi muri rusange. Tuzakomeza tubirebe. Dr. Amir mu Rwanda Shyaka, mwakoze cyane. Murakoze nawe. Buri intambara ni ikintu kibi cyane, n'umuntu yifuza burya ntabwo aba afite ubwenge, kuko intambara igira ingaruka
ku bantu bahari n'abazabaho. buriya haravuga ko buriya nayo itegurwa ifite impamvu n'icyo umuntu ashaka kugeraho. Profeseri Celestin mwakoze cyane. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Buriya hari ibyo bavuga ngo batera bombe nucléaire, ibyo nababwira ko bidashoboka kuko bombe nucléaire yatewe na Nagasaki kera muri na Hiroshima. Ubu yabaye moderne ku buryo ikubye inshuro nyinshi, gusenyuka rero bayiteye byakuba inshuro nyinshi cyane. Ishobora gusenya n'ahandi hari. Ntago izakoreshwa. Aho ngaho abantu be kugira impungenge, ntabwo izakoreshwa. Nta kindi gisasu cyari kirimbuzi cyaterwa cya nucléaire. Icyo ngicyo ibiriho ubu ngubu nta cyaterwa kuko cyarimbura isi. Tuzakomeza kubikurikirana. Mwakoze cyane n'abadukurikiye yaba kuri FM no kuri YouTube byose bya Radio Rwanda. Turabashimiye, mukomeze mugire ibihe byiza, ubwo tuzasubire mu bindi bizaba